Yesu nashimwe cyane bavandimwe inshuti zanjye, Imana ibahe umugisha mwinshi mu izina rya Yesu. Tujya kuganira ijambo ry'Imana mwanya mutoya. Jewe nitwa Ntambara Emmanuel Evangeliste. Imana nibagirire neza mu izina rya Yesu. Hanyuma tugiye kuganira ijambo dusanga mu Kuva 14 ku murongo wa 24. Hari amagambo agira ati: mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamuriye mu nkingi y'igicu n'umuriro, yitegereza ingabo z'abanyagiputa bacikamo igikuba. Ndashaka kuvuga ngo Imana igira ibintu yitegereza ku buzima bwawe. Hari ibintu Imana igomba kwitegereza uko byagenda kose, kandi ibyitegereza niramuka ibyitegereje bicikemo igikuba. Iri jambo turisanga hano ubwo ubwoko bwa Isiraheli bwavaga mu gihugu cy'abanyagiputa, Imana ibakujeyo amaboko akomeye, bamaze kugera ku nyanja itukura. Imana ishimwe cyane. Imana itegeka Mose kurambura ukuboko hejuru y'inyanja, inyanja icikamo kabiri. Ndimo ndinginga Imana ishobora byose kugira ngo irambure ukuboko kwayo ku buzima bwawe, hagira ibintu bicikamo kabiri biri imbere yawe. Imisozi iri imbere yawe icikemo kabiri, inyanja iri imbere yawe kubuza kwambuka. Muvandimwe, nuvuga ngo ijambo ry'Imana ririmo rirambwira ngo mu gicuku cya nyuma Uwiteka Imana ishobora byose yitegereje ingabo z'abanyagiputa zicikamo igikuba. Imana nyir'ububasha yari yitegereza ingabo, yitegereza abanzi b'Abisiraheli. Imana igira ibintu yitegereza ku buzima bwawe, igira ibintu yitegereza bikurwanya. Yitegereze malaria iri mu maraso yawe, yitegereze diabete iri mu maraso, yitegereze kanseri iri mu maraso, yitegereze babandi bakuvugira mu rwisho, yitegereze babandi bakugambanira, yitegereze babandi batakwemera, bacikemo igikuba mu izina rya Yesu. Bicikemo igikuba, bimenyekane ko Imana nyir'ijuru yitegereje, ari ibintu yitegereje. Ubundi mu buzima busanzwe bwa buri munsi, imbaraga z'Imana zigaragara iyo hari icyo zikoze. Nuko ngo ubwira abantu imirimo y'Imana iyo zigaragaye, ariko iyo byizeye zitarakora, rimwe na rimwe abantu bagufataho ijambo. Si igitangaza ko abantu bagufataho ijambo, si igitangaza ko abantu batakwemera, si igitangaza ko abantu bagusebya, si igitangaza ko babona udashoboye. Ni ibintu bishoboka cyane, bakureba bakabona udashoboye. Ariko iyo hari icyo Imana ikoze, iyo hari icyo Imana ikoze, Imana ishimwe cyane irafashije. Hari ijambo ririmo rimbwira muri Yobu 34 ku murongo wa 14. Haravuga ngo Uwiteka Imana nyir'ijuru yakwitegereza ibyaremwe byose, ikisubiranira umwuka no guhumeka byayo, ngo ibyaremwe byose byapfira rimwe. Ndashaka kukubwira ko rero impamvu wowe hari icyo Imana ishaka gukora. Impamvu yabaye iretse gusubirana umwuka uri mu buzima bwawe, ukaba ugihumeka, ukaba ukiriho, ukaba ubyuka bikemera, ukaryama bikemera. Impamvu ugihumeka nuko Imana ishaka kugira ngo ugire ibintu ikoze isoni. Igiye kwitamurura mu gicuku cya nyuma. Imana igiye kwitamurura, yitegereze ibikurwanya, yitegereze ibikugenza, yitegereze bya bindi bikugendaho, kugira ngo nibicike igikuba mu isi y'amashimwe. Uhagarara imbere y'abantu, ubwira abantu uti: mbonye Imana ikora imirimo, mbonye Imana ikiza, mbonye Imana itabara, mbonye Imana igabura, mbonye Imana yambika, mbonye Imana igirira neza abayikunda, mbonye Imana ikora ibitangaza. Ndimo ndashaka kukubwira ngo Uwiteka Imana ishobora byose igira ibintu yitegereza ku buzima bwawe. Ijambo riramubwira ngo mu gicuku cya nyuma yitamururiye mu nkingi y'igicu n'umuriro, yitegereza ingabo z'abanyagiputa. Imana ndi mu ijambo rivuga ngo igira ibintu yitegereza, igira ibintu yitegereza ku buzima bwawe. Yitegereze ubushomeri ufite, yitegereze business zawe zitagenda, yitegereze mu izina rya Yesu. Yitegereze ushaka gukora cyane ariko ukinjiza make, igira ibintu yitegereza mu izina rya Yesu. Ushobora no gukora cyane bikazana ishyari, ushobora gukora cyane bikazana umutima mubi mu bantu. Igira ibintu yitegereza mu izina rya Yesu. Ndimo ndatura ijambo riremereye cyane mvuga ngo Uwiteka Imana yaremye ijuru n'isi, igira ibintu yitegereza ku buzima bwawe, igira ibintu yitegereza bicikemo igikuba. Ijambo ry'Imana ririmo rirambwira impamvu gihumeka, impamvu Imana yabaye iretse kwisubiranira umwuka uri muri wowe no guhumeka by'Imana biri muri wowe, kugira ngo igire ibintu ikoze isoni. Uyu munsi imbaraga z'abakurwanya wakagombye kuba warageze ahacicikerwa. Uyu munsi nshingiye ku mbaraga zirimo zikurwanya zakwinjiyemo, uyu munsi wakagombye kuba hari ahantu uri, wagombye kuba hari urwego uriho, wakagombye kuba warageze ahacicekerwa. Ariko umva icyo Imana irimo ivuga, igiye kwitamurura. Imana igiye kwitamura, yitegereze ingabo zikurwanya, yitegereze ibitakwemera. Imana ibuhe umugisha. Reka dusenge Imana mu izina rya Yesu. Uwiteka Mana yacu,
Mana yaremye ijuru n'isi, wowe uvuga bikaba, wategeka bigakomera, wowe ufite ubuzima bwacu mu biganza byawe, akira icyubahiro mutangabugingo. Ndimo ndakwinginga kugira ngo witamurure mu nkingi y'igicu n'umuriro, witegereze ibitugenza, witegereze ibiturwanya, ushingure icumu ryawe mu ntagara, wimire imbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu. Reka abantu bamenye neza yuko uri Imana ishoboye, reka abantu bamenye neza yuko ushobora byose, reka abantu bamenye neza yuko Umwami Imana uhera mu itangira ukamenye iherezo. Reka imbaraga zawe zimanukire mu izina rya Yesu. Reka ari indwara iri mu maraso isohoke, ari ikintu icyo ari cyo cyose cyinjiye mu bugingo gisohoke mu izina rya Yesu. Reka abantu bamenye imbaraga zawe no gukora kwawe. Ndagushimiye kuri Imana yo kwizerwa, icyubahiro kibi cyamuri byose mu izina rya Yesu, amen. Yari Ntambara Emmanuel Evangeliste. Imana ibaho umugisha. Shalom shalom. Turi kumwe rero, Imana ibaho umugisha.